abantu bafite amatsiko nanjye ndimo kabisa. Ben wamukundiye iki? namukundiye ko umutima wiwe, his personality, it matches mine so much. We're literally best friends. No. Even now, like, ntago ngiye mbona ko me and Ben, we're not more like our partners, like, wife and husband. We're more of best friends. Yeah. So, namukundiye ko, like, we match the vibe. Yeah, I don't know, like, I wouldn't sinzi ko nari gushaka n'umuntu tutameze kimwe cyangwa se tutumvikana aba umuntu like ukamutinya cyangwa se mutavibinga mutakwicara ngo like you have a conversation muhuze kwa. Yeah, so he's literally my best friend.